niba abanyarwanda basubiranyemo ngo se hu ni hutu tsi ni tutsi noneho twa ni amashyiga atatu yaragize iki gihugu ariko noneho aza kuryana ngira ngo nicyo bivuga ngo amashyiga ya sehutsitwa nanjye ndabyumvise ko agiye hamwe uteye amashyiga abiri ntabwo washyiraho ntabwo byashoboka uteye rimwe ntabwo washyiraho ariko amashyiga atatu ya sehutsitwa uterekaho inkono hanyuma ugateka bigashya bivuze ngo ishyiga rimwe rigiye ku ruhande ntibishoboka ni ukuba ahari yose ni utinda kumva ariko ndabyumvise uyu munsi uriho urahumeka uri muzima ariko hari igihe utabanje kubaho niyo mpamvu buri mwaka wizihiza igihe wagereye ku isi icyo bakunze kwita ngo ni birthday abantu benshi bakubwira ngo happy birthday cyangwa se joyeux anniversaire ni ibyumvikanisha neza ko hari n'igihe rero uzaba utakiriho hari igihe uzaba utakiri ku isi igikwiye kwibandwaho ndetse no gutekerezwaho no kuvuga ngo igihe nzaba ntakiri ku isi n'iki nzasiga imusozi ni iyihe nkuru nzasiga imusozi ese nzasiga inkuru imeze ite ni uwuhe murage bazajya banyibukiraho abato ndetse ni ibihe bikorwa byanjye bizafatwa nk'icyitegererezo yesi turi kuri Bridge Star TV yewe ni habi nk'ibisanzwe reka nifuriza abantu mwese impera z'umwaka nziza Noheli ndabizi ko yagenze neza 2022 rero nyifuriza umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro turi kumwe n'umusaza hano ushaje cyane yambaye imyenda ijya gusa ingofero ndetse n'ishati bijya gusa ni umusaza w'ubwanwa bwabaye uruyenzi n'umutwe nuko imvi n'uruyenzi reka muhereza akanya ariko nanababwira ngo umunyaruke nyabona mukore subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitajya bibacika nimwumva umuntu nabazaniye uyu munsi noneho ndabizi ko muri uhite mubanguka kumbwira ngo urinywe urifate reka muhereza akanya rero atangire yibwira abantu umusaza bitese journalist Noheli nziza n'ubunani kuri twese kabisa Noheli yagenze neza nawe se nanjye kabisa imvura yari nyinshi kuri Noheli warayibonye yari danje ariko wakibwiye abantu bodi wewe j'ai oublié je m'appelle Jean Paul Nkundabanyanga ukunda abakwanga ariko mu majwi mu mazina y'ubuhanzi nitwa amazina menshi kabisa nanjye ni yarondore ndakubwira nka tatu ubu hano kuri tele udusanze ndakina nitwa Mbanda ubu ni naryo zina uherutse kwitwa vuba umukuru w'umudugudu rikaba ryarasimbuye ko nitwaga Muzekeve Babalao Muzekeve hanyuma none birisanzwe ryo ni ndabazi ni menshi hari naho nakinnye ndi koroneri hari naho ni menshi ni menshi cyane naho wakinnye uri ngarambe se urakoze cyane mu runana nakinnye nitwa Ngarambe ngira ngo twakoze ibizamini turi 6 ariko nza kwegukana umwanya wa mbere abahungu ndabagarika avuga ati mu runana niho mwakoze ibizamini baduhaga examen yo gusoma studio gusa ntabwo ari ibintu byoroshye byo bisaba kubuzi gusoma neza ikinyarwanda kandi warize abo twari kumwe mbakuramo barataha cyane ubwo hari gushakishwa wakina ari Ngarambe Yes, abakunzi ba Bridge Star TV Jenny Habi ngira ngo nabibabwiye turi kumwe na Ngarambe, turi kumwe na Muzekeve, turi kumwe na Colonel, turi kumwe na irya vuba harya
rino rya vuba Mbanda. turi kumwe na Mbanda mu isi ya none. Mbanda ryiswe mu isi ya none. Mwamumenye kera cyane ndetse mumumenya muri byinshi bitandukanye. Hari ubundi ndabazi buriya waryiswe hera mu yihe filime? Ndabazi naryiswe mu Kigali si Kigoma. Kigali si Kigoma. Mfite umugabo wandiraga amadeni akanguza ariko ntanyishure yo gakubitwa nanjye gutukana kandi umuntu wize ntajya tukana. Ntabwo tukanye buriya muzengo, ntabwo atukanye. Mutekereze ndaharamutse atukanye yakubitwa n'inkuba z'isi yose. Ntabwo ntukanye ariko kanyemerera ingwate. Ingwate umunsi yampaye wajya kugera akaza kumbwira, namubona nkagira ngo aje kunyishyura, niho kije kundabagiraho ngo yahene yapfuye, ngo yangwate umwana yayijyanye. Unyumvira icyo wakorera uwo muntu nawe. Ariko ubundi buriya watangiye sinema ryari? Ahantu ushobora kubwira abantu n'ibintu usaziyemo kabisa umaze imyaka myinshi, ariko niba waba ubyibuka kuvuga ngo ninjira muri sinema bwa mbere. Erega ikibazo kiri aho ni kimwe, ntabwo nshaje. Akoso urashaje ahubwo nibwo mbyirutse. Ndi kumwe n'umusore urimo uradufatira amashusho neza, nuko wenda bashobora kukubona yakugize inzobe cyangwa yakugize umuntu mutoya bakagira ngo ntushaje, ariko reka tumubaze uyu musaza ntashaje. Nk'umujene we avugisha ukuri. Ntekereza ko ari naryo zina bakwise Muzehe Keve, bari bagendeye ku mvi. Buriya hari ikintu utabeshya muri ibyo bintu udashobora kubeshya, harimo ubukene n'ubusaza. Iyo ushaje uba ushaje, niyo ukennye ubukene. Urabyemera. Ni wowe musaza numvise wanga kwemera ko ushaje. Nutaragera aho ngeze nawe niyo nzira. Uko bucya ukuza urushinge rw'isaha rw'ikaraga niko umuntu agenda avunguka. Umwana uko rw'ikaraga niko agenda akura. Wese ari umukuru ari nako asaza. Uti watangiye gukina filime ryari? Ngira ngo arangije kwiga muri 86. Natangiye gukina filime 87. Igifaransa ubwo kirabagora. 87. 87. Inani karindwi nibwo natangiye gukina filime. Ubwo inani karindwi wakinnye mu yitwa ariko twahereye ntabwo zari filime kuko kamera zari nke mu gihugu. Kamera ubundi zabaga ari iza leta, ari za Olenfort, ibyo bitaga Olenfort. Ariko twe tugakina théâtre sur scène, théâtre au public, imbere y'abaturage, muri stade igakubita ikuzura tugakina. Nibyo twahereyeho. Nyuma urabizi ko habonetseho ibyo tutazibagirwa byatubayeho muri iki gihugu, jenoside. Yego. Ikimara guhagarikwa tumaze kubona umutuzo, umutekano, nibwo twatangiye noneho gukora filime, sinema. Ubwo mwatangiye nyuma ya jenoside muri aho muri 97. Ni ukuvuga sinema ariko. Yes, sinema. Ariko théâtre sur terrain ni 87. Ni 87. Turakomeza na n'ubu kandi ngira ngo biracyakorwa. Sinakubwira ngo nahereye kuyihe sinema.
tukiri aho ariko iyo nahereyeho ngira ngo ndayibuka ni iyitwa ngo amashyiga ya Sehutsitwa. amashyiga ya Sehutsitwa. amashyiga ya Sehutsitwa. amashyiga ya Sehutsitwa. ya Sehutsitwa. si amashyiga ya Sehutsitwa. ni ukuvuga ngo u Rwanda rugizwe n'amashyiga atatu. iyo yanditswe na Azeda Hope Semana, ubu directrice wa mashirika, niyo twahereyeho yungaga abanyarwanda, kuko twari tutarasubiza umutima ihembero, noneho tubanza no kuyizengurutsa mu gihugu tuyikinira abanyarwanda, ariko nyuma yaho baza kuyikoramo filime. ngiyo filime yagize akamaro cyane mu bwiyunge bw'abanyarwanda. amashyiga ya Sehutsitwa. hanyuma iyo uvuze ngo amashyiga ya Sehutsitwa, no kubisubiramo ngira ngo ni kimwe bita amagorane, kugira kubyumva biragoye, ariko kubisobanukirwa bigoye kurushaho. inkono igizwe n'amashyiga atatu. ishyiga rimwe hariya, irindi hano, irindi hano, noneho ugaterekaho inkono. yego. ugateka noneho inkono igashya. iyo ihiye ugaburira abo wagomba kugaburira bakarya. ese ukiri aho, Sehutsitwa ubwo ni izina ry'umuntu? ni amashyiga atatu. ni ayo mashyiga niyo yitwa Sehutsitwa. niba abanyarwanda basubiranyemo ngo Sehu ni Hutu, Tsi ni Tutsi, noneho Twa ni amashyiga atatu. yari agize iki gihugu, ariko noneho aza kuryana. nicyo bivuga ngo amashyiga ya Sehutsitwa. nanjye ndabyumvise ko agiye hamwe, uteye amashyiga abiri, ntabwo washyiraho inka, ntabwo byashoboka. uteye rimwe ntabwo washyiraho inka, ariko amashyiga atatu ya Sehutsitwa uterekaho inkono hanyuma ugateka bigashya. bivuze ngo ishyiga rimwe rigiye ku ruhande ntibishoboka, ni ukuba ahari yose. ni utinda kumva, ariko ndabyumvise kabisa. yes, iyo filimi irakinwa, irasohoka. niyo filimi yawe ya mbere, yaba ariyo yakuhaye motivasiyo yo gukomeza kubikunda cyane uyu munsi ukaba ubisaziyemo nubwo utemera cyane rwose, kuko na guverinoma yaje no kuyireba mbere y'uko isohoka. amashyiga ya Sehutsitwa. uyu ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo filimi irasohoka, ngira ngo hari byinshi cyane mwari mugamije kwigisha nk'uko wabitubwiye. se byagezweho ntibyagezweho? iyo ureba uyu munsi urugendo uko rwari rumeze, ngira ngo ikibazo nkubajije nanjye nigishije nkana, ariko uko biri kose nk'abantu mwabitangiye hari intumbero nini cyane mwarebaga. twebwe iyo tubibwiwe nk'abantu twari batoya, tubona hari urugendo runini cyane, ndetse hari ibintu byinshi cyane byakozwe, hari urugamba runini cyane rwarwanwe. ariko se wenda mwebwe mushobora kuvuga ngo ahantu twifuzaga kugeza uyu munsi tubona hari ntacyo twagezeho bitewe n'uburyo twabifata. uyu munsi bihagaze gute ku gitekerezo cy'amashyiga ya Sehutsitwa? urebye neza, umwanditsi Azeda Hope Semana, mboneyeho no kumusuhuza, ubu ni directrice w'itorero mashirika. yashatse kugira ngo abwire abanyarwanda ko ishyiga rimwe ridashobora guhisha inkono, ahubwo
kw'abanyarwanda bose ari abanyarwanda nta kuvuga ngo jyewe ngo ndishyiga rimwe ngo n'ibindi icyo iyo filime yashaka kwigisha abanyarwanda kandi ngira ngo twakigezeho koko yahuje abanyarwanda kunga ubumwe ubu mbese buri wese turi muri ndi umunyarwanda kwari ukwigisha yari intangiro yo kugira ngo nibura buri munyarwanda yiyumvemo ko atariho kubera ubwoko atakora ibibi kubera ubwoko ngo agirire nabi mugenzi we kubera ubwoko ahubwo ubu noneho twese ni ndi umunyarwanda ahubwo yiyumvemo ko ari umunyarwanda kandi agomba kuzamura igihugu cye yitabiriye iterambere agendera ku nyigisho abayobozi baduha. ngira ngo mwamwumvise ni Ngarambe, abantu bamumenye abato n'abakuru cyane bagiye bareba urunana, bagiye bareba filimi zitandukanye yagiye yitwamo amazina. Ngira ngo Ngarambe nta muntu utamuzi mu runana, Papa Keve n'andi menshi nk'uko yagiye yatubwira kugeza n'uyu munsi. Hanyuma filimi wakinnye ya mbere amashyiga ya Serutsitwa, haba ariho wahise ukura motivasiyo y'uko n'uyu munsi waba ugikina filimi. Niki cyakumotiviye cyangwa se niki cyaguteye imbaraga kuba uyu munsi wumva ukibikunze? Gusa nagira ngo nshimire abahanzi kuko umuhanzi aricara agatekereza niba hari ikibazo mu iterambere ry'igihugu akandika, niba haje nk'ikiza nka sida cyangwa n'ibindi akandika kugira ngo yigishe abatabyumva neza ariko akoresheje filime cyangwa ikinamico. Hanyuma nanjye byampaye imbaraga kuko uko nabibonaga iyo filime itarasohoka siko mbibona ubu ngubu, ntabwo ariko mbibona ubu noneho buri wese araharanira kubaka igihugu cye avukamo, atarebye ngo uriya ngo nuko akomoka hariya, atarebye uriya ngo nuko asa gutya, atarebye uriya ngo nuko ibi ubu noneho ndi umunyarwanda. Iyo filime rwose ahubwo yari ikoranye ubuhanga, yari itekerejweho kabisa, yari itekerejweho, hari hakwiye ikintu nk'icyo muri icyo gihe. Hanyuma tugiye kandi gukomeza tuvuga ku buzima bw'uyu munsi mu isi ya none, ari naho ukomereje ibikorwa byawe bya sinema. Urimo urakina nk'umuyobozi, harya witwa Mbanda, urimo uritwa Mbanda mu isi ya none. Ngira ngo abantu bagukurikirana ni wowe muyobozi, urimo urakina kabisa ubona ko uri umwagiteri mwiza, urimo urakina ubona ko uri umuregensi ku bantu benshi. Rero ngira ngo hari abantu batoya baba bagukurikiranye, ndetse hari n'abandi banyempano benshi baba bagukurikiranye ariko bifuza ngo ruriya rwego ni gute umuntu yarugeraho, ni gute umuntu ashobora kwinjira kuriya. Nicyo ushobora kubwira bene nk'abo bafite iyo mpano ariko bakaba barabuze ayo mahirwe? journaliste, ariko hari igihe muvuga mubaza namwe mukarengera. Ikibazo mbajije maze kukigusubiza. Iyo ubona ikintu kikujyana imbere urakurikira. Niba ubona umurima runaka yatishije, Gasasira yatishije, agahingamo ibijumba, akarumbya, ese wajya kuwatisha? Ntabwo bishoboka, uwo murimo bari mubi. Noneho yakwatisha akeza ahubwo arangaye gato,
wahita umutwara. nahita nk'umutwara ngira ngo kubera iki avuze nk'umusaza ariko ufite impano, ngira ngo arababwira ngo uyu murimo urarumbutse. nguriya kandi ngira ngo nubireba ubwanwa areba ukuntu butoshye, yanze gusaza. yanze gusaza, agendana ibitabo mu isi ya none. hanyuma akabazo warumbajijeho gatoya, utese nk'abana bato cyangwa se n'abandi bagera bate kuri nivo mugezeho kugira ngo bagaragare nabo muri sinema? ubundi ni ibanga ariko ngiye kumena. iyo ukunda ikintu byanze bikunze wifuza no kugikora. iyo wademaye ugiye kugikora birakorohera, kugikora birakorohera. nibabanze bakunde sinema ndetse nyarwanda, kuko turi mu Rwanda rwacu, n'abanyafurika yego n'inyamahanga bazikunde, ariko bajye bakurikira cyane inyigisho ziba zirimo. ntabwo ari uguseka gusa, guseka yego hari abo dusetsa, ariko bagakuramo na ide generale, isomo rusange. kuvuga ngo nusaba gukina wakundaga ibyo ugiye gukina, bizakorohera no gutozwa. reka da bapfa kuguha sikiributo. yes, ngira ngo ni Ngarambe Papa Keve, abantu benshi bagiye bamenya. ariko ni iki kintu cyatumye uva mu runana? ntabwo tuherutse kukubona mu runana. Ngarambe mu runana ari hehe? ibyo ni ibyo uvuga. ari filimi nyinshi wagiye ureka gukina, ariko ngira ngo mu runana njye nkumenya bwa mbere cyangwa nkumva bwa mbere yuko nkubona iwacu na televiziyo yari ihari, narakumvise. Ngarambe ndamwumva, sinari nzi ko tuzanahura. ubundi Ngarambe mu runana yagiye. nibyo nakubwiraga ngo umwanditsi ni nk'umwa enquêteur, arabanza agakora enquête ku byo agiye kwandika. nk'uwanditse iriya role yagaragaje ko ushobora gukunda umugore, bayigabanije niba bishoboka, ushobora kurongora umugore ukamukunda pe, ariko yabyara n'umwana nawe ukamukunda cyane nk'umukobwa, genre féminin. noneho kubera yenda amafaranga n'ibindi, cyangwa se kutagira umutimanama, kutagira memoire, ukarongora nyina ukarongora n'umwana, kandi mu muco nyarwanda ntibibaho. ni amahano. ni icyo gihano rero Ngarambe. ariko umusaza wari umuhanga. umusaza asaziye ukuri rwose. ubundi kirazira. Ngarambe yarongoye umwana na nyina, ubu ari mu bihano. yes, abantu batari bazi aho Ngarambe yagiye mu runana, ngira ngo ndabacukumburiye neza. yes, uyu munsi rero urimo urakina mu isi ya none. ni iki kigushimishije kuba uri mu isi ya none? ikinshimisha mu isi ya none, ntabwo nshimishwa no kuba nkina role y'umuyobozi. cyane amakuru dufite, abantu tuyikurikiranira hafi ko bagiye no kugukuraho. bagiye gutora. ufite amahirwe burayi uko uzashyika ukurikije ukuntu bayobora. ariko ndayobora. mbona utazashyika. ndayobora. reka nkubwire uko amatora azagenda. nigeze guca mu gikari mbaza agashyira bake, nturiya musaza mubona bimeze bite? azongera abayobora. uzi ukuntu yabwiye ngo hari ingurube iri hafi kubyara, uzahita ujya kwahirira ibibwana. ntiwumva? ariko niba ariko yakubwiye iryo jambo nanjye rirankorogosho. ejo bundi yararimbwiye ngo n'abaziyamamaza, uriya mugabo mwitondera, arabayobora. gashira bake arabayobora.
singiye kumusebya kuri televiziyo ariko rero nawe nuko nta njyewe nta nawe nawe akunda imirimo ibiri utayivuze se ni iyi utayivuze agira inda agira inyota agira n'ikindi nakubwiye kuri televiziyo ubwo ugiye kuvuga agakunda abagore umubekera wabimenye ugiye kumubekera agakunda wabimenye niyo wamubwira uti dore imodoka ngiriya ahetse umugore aranabaheka ku bitugu iyo bwije bashyira ku bitugu akabaheka muhuye utwaye imodoka ahetse umugore mu bitugu uti ngwino nguhereye ifoto ntashobora ngo jyana akemera akagenda n'ibirenge uri umwitondera aragukura ku buyobozi ko tuzarujyana aragukura ku buyobozi ntabwo narekura bizaterwa n'abaturage uzigaragambya akahave kunyobora neza yesi ngira ngo abantu mudukurikiranye iki ni ikiganiro kiba kigomba kuryoha nahuye n'uyu musaza umusaza w'umuhanga wagiye wigaragaza mu bice byinshi bitandukanye bya sinema ndetse n'amafilimi hanyuma ngira ngo urabizi ko amagambo maremare adakwirwa mu ruhago kandi burya iyo umuntu afite aho ajya aba ahazi yahageze ntaharenga ntabwo navuga ngo tugiye gusoza tukiri kumwe ariko turagira ahantu tuba ducumbikishirije kuko byinshi byo uracyabikora ariko mbere y'uko dushobora kuba tubwiye abantu ngo naho ubutaha isomo ushobora guhereza abantu muri rusange ni irihe amasomo ni menshi meme ke noneho nize n'inderabarezi pedagogique ni umurezi ibyo biroroshye amasomo ni menshi ibyo wavugaga ngo gashira bake se andusha imibare andusha igifaransa se gashira bake kubera kirimo azi isomo nabaha ni uko iyo umwanditsi yatoboye akandika noneho akabishyira no ku mashusho bajye bakurikira nk'isi ya none irigisha abanyarwanda irababuza guhemuka iyo niyo rosije principale niba hari amashusho ukurikira ajya agira icyo akwigisha yesi ngira ngo ni Ngarambe tuba turi kumwe okay reka tugushimire rero ubutumire bwacu uyu munsi witanze tuhagusanze aho wari urimo ukinira uva mu byo wari urimo uratwitaba ni ikinyabupfura cyiza waduhaye nk'abatoya natwe tuzasigira abandi nize obeyisanse yesi reka dushimire n'abantu bacu rero baba badukurikiranye kuva dutangira ndetse no kuva dushyizeho akadomo ariko ntabwo dushyizeho akadomo dushyizeho akitso kuko tuzagaruka twongere dukomeze kuko ibikorwa byo ni byinshi ubu kibikora twifuriza abantu gukomeza kuryoherwa na 2022 ariko nawe izakubere nziza urakoze cyane kandi dushyizeho akadomo oya nahise mbihindura navuze akitso kuko ntabwo dushoje nari ngize ngo ushyizeho umusaraba urakoze cyane ngira ngo rero twari twaje kuba tukureba kugira ngo ugire ubutumwa kuri tere tunashimira ahantu tuba twicaye heza cyane baba badutije umwanya kugira ngo birusheho kugenda neza kuko dukoreye ku muhanda cyangwa se ahandi ntabwo byaba byiza ariko ngira ngo wowe ni no mu rugo niho muba muri oye muri Nike Bar icyo washaka cyose